umugabo mama yari yarashatse rero yakundaga kumpohotera buri gitondo uko mama yazindukaga agiye mu kazi saa 10 yashakaga ngo turyamane kandi nari mutoya. Waripfishe bafunga abantu bagira ngo bakwishe? Kuko nyine naripfishije bari bankubise ndavuga ati aba bantu n'ubundi bashaka guhita banyica reka nipfishe. Wowe negereye namusaba ubufasha ngo uracyari muto usubira mu ishuri ngo urwaye icyo ufite kiye kibazo. Nanjye nyine ndareba maje kwitegereza neza ndavuga ati ndabona nta kibazo na kimwe mfite, nta muntu wamfasha. Ndavuga ati ngiye kuba nk'umuntu utavuga kugira ngo nkunde nyine mbeho kuko nta hantu mfite ho kujya. Mbikiragiye maje kubikiragiye mba n'igipfamatwi bakazajya bampa imiti ituma nkira bikagenda gutyo. Ako nyine noneho mfata fone Samaga imiti kandi uri muzima? Bayimaye nk'inshuro 2 bwa gatatu nifatira umwanzuro. Muri iyo minsi yarayigize umuntu utavuga. Umva kumeza tese basi hari amasaha wagiraga yo kuvuga basi ukavuga ati reka ndirimbe cyangwa se nduhure mu kanwa? None se ko wabayeho imyaka ingahe warigeze umuntu utavuga? Umunsi umwe umuntu arebye abona mfite fone idasanzwe iri mu ijana na biramucanga aravuga ati nyamara uno muntu ni maniko. Wigize umuntu utavuga urangije unigira n'umusazi icyarimwe? Nkishyiramo ibisatsi nyine mbizi kugira nkishyiramo nyine ibintu by'imisatsi byatumaga nyine mbaho ubwa mbere nyine nibaza icyo nzakora ngo mbeho. Numvaga napfa. Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ahubwo yakunze uwo Juna amaze kumubona. Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe, reka nanjye mbasubiza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ku isi yose muri rusange mukurikirana Slim Jesus Entertainment. So ni muri ya gahunda rero twahaye cyangwa twafashe yo kuzajya tugenda dusura abantu batandukanye tukareba se babayeho gute, bameze bate, cyane ko hari benshi tugenda tumenya hano ku mbuga ariko ntitumenye ngo bimeze. Uyu munsi tugiye kureba umukobwa bita bamenyekanye nka Miss Darina fake Darina. Niwe tugiye kureba turebe se bimeze bite mu buzima bwe busanzwe. Kamana tuzamuka haruguru kabisa tugereyo turebe dura ahantu abandi hano nyine ngo ni muri kino gipangu cy'imiyenzi. Niho tuje kuba twamureba. Maze tugenda na kabisa mani kumwe na cameraman Cliff kuri kamera. Dore ngaha hari aho aba yibereye umukobwa. Ndabona n'aha bora ari habi nka sinzi nimba ariye cyangwa iki. Ni hari yahereje ubu ngo twatuje kumusura tubaze tumaze se bimeze bite, ubuzima bwe bumeze bute, bugeze kuko cyane ko dusanzwe tumubona kuri social media abantu benshi twimwibazaho byinshi cyane. Abenshi bakibaza mu minsi yashize hari ikiganiro nabonye aho abantu bateye comment bavuga bati se uyu mukobwa abantu bamukoresha ikiganiro birangira ariko tubona nta gihinduka kuri so umunsi tugiye kuba twamwegera tumuganiriza. Iyo reka tuhita tunikomereza rero ubu ngubu wo bita Darina fake tumugezeho. Tugiye kuba twaganira tukabona abaturage babishimye. Umva baba bishimye cyane. Mumeze mute mwe mudukurikira kuri YouTube? Nitwa Miss Fake Darina. Ubu ngubu nyine bansuye ibintu n'uburyohe. Ubu ngubu ahangana ni mu rugo ndumva nishimye cyane. Ngo wishimye cyane kwabonye abashyitsi? Ndishimye pe. Abashyitsi subakize kibonye abashyitsi? Abashyitsi iyo hari igihari ndabakira ariko nyine ubwo n'amazi bura agira imbaraga mu mubiri. Darina tukubonye tubusanze hano mu rugo, ubuzima bumeze bute? Ntabwo urumva twajyaga twifuza kuba twareba ahantu utuye ko abantu bakubonaga kuri media bakakubona wenda waje i Kigali ukiyeranja ukagera i Kigali kugakora ibiganiro. Ako noneho byabaye ngombwa ko twe tugera hano tugira ngo utubwire ubuzima bw'inaha bumeze bute. Ubuzima buri aha ngaha buragoye cyane nubwo mumbona kuri YouTube ariko nyine mba nshakira umwana ngira ngo ndebe nyine ko nabona icyarya ariko rwose haracyari ikibazo. Ntabwo nyine ndagera ku ntego nihaye yuko umwana wanjye azakura ameze neza. Tugwa ko ashaka kutazakura ameze neza se? Akazakurira mu bukene nk'ubwo nakuriyemo nanjye. Ako buriya ujya uvuga ngo wakuriye mu buzima bw'ubukene
ariko nanone nkabona ukunda gutanga ubuhamya butandukanye bw'ibintu waciyemo ibiki, urumva buriya ni nk'icyo kintu wakoze uba wumva utifuza ko umwana wazakora. Ikintu cya mbere harimo kubeshya, icya kabiri harimo imitwe, icya gatatu harimo no kuba yaba marine akajya mu muhanda ameze nk'aho atagira haba. Ese nawe harya yabaye marine? Yego, Abantu babaye marine n'abantu bameze bate? ni ba bantu nyine batagira aho baba basa nabi, ubona nyine bagenda basaba aho banyuze basabiriza nyine. Bwa mbere ubona ubushobozi bwo kuba waza ukaba wakodesha inzu, nyine ino nzu utuyemo nayibonye ntabwo ari nziza wenda nk'ukuntu, ariko nyine bwa mbere ubona ubushobozi ko watereka njye gutura byibuze, ibyo byari byagenze bite? Ngira ngo abadukurikiye nyine navuze ko hari umuntu witwa Iragiye wigize kundwanaho, akampa smartphone azi ngo ndi Darina, akampa n'amafaranga. Naje kuguramo inkoko, naguzemo inkoko, majije kuguramo inkoko ndazorora igihe nyine, kuko mama yari yashatse umugabo nyine, mbonye bitavamo ndazigurisha nyine nza kwikodeshereza, aribwo bwa mbere. Yakugura smartphone azi kuri Darina gute kandi uyibona ute? Nyine yarambwiraga ati sheri, ndashaka kuzajya unyamamariza YouTube yanjye, ukazajya bifata utuvideo ukadushyira kuri Instagram. Nyine nanjye navuga ati rero sheri, nta smartphone mfite muri iyi minsi, urabizi ko nayitaye muri toilette ngiye gufurashinga. Yahita ambwira ati reka nyikugurire ubundi ujye wifata utuvideo nta ribi. Wumvaga muri toilette umuntu ashobora gufurashinga phone ikagwayo? Yego, nari naramenye ibintu by'abakirerega. None se abaturanyi bahise bazi ko wenda buriya buzima wagiye bucamo ubu ngubu, nyine buriya buzima bwawe barabizi? Barabuzi cyane, barananzi cyane. Barakuzi cyane, ntabwo bajya kugira ubwoba? Oya, baranabizi ko inaha ndi umwana mwiza, wenda nubwo ndi umukene barabizi ko ngira imico myiza. Barabizi ko uri umwana mwiza nubwo uri umukene. Iyi nzu uba muyishyura angahe? Nishyura 8,000. Ubu ngubu buri kwezi wishyura neza, landlord yamuhanye neza? Ntabwo nishyura neza, ngira kubera nyine ikibazo cy'ubukene, nishyura narushye, nishyura nihebye, mbega nyine usibye nyine ko nawe ambera umwana mwiza agasa nk'uwihangana, ariko mba mvuga ko hari igihe nyine nzabura yo kwishyura bikambana bibi. Umubaza agahinda k'iki? Uriya? Wowe rata ni akahe gahinda kawe ufite? Uriya muturanyi agahinda afite ni ak'iki? Ni umwana w'urwayi. Umwana ameze neza ariko ntabwo twigeze tumubona. Umwana wanjye yasinziriye uno munsi, noneho yatuje, nagakira umusazi nka kwa kundi. Zena, katuganire sasa byo. Ubu ngubu noneho ugiye kutuganiriza, utubwiye ko nyine kujya bwa mbere ubu ujya mu nzu ubona amafaranga yo kwishyura inzu byavuye ku mafaranga bari baguhaye yo kugura smartphone, sibyo? Amafaranga bari baguhaye urangije uraza ubonamo ubushobozi bwo kwishyura inzu. Ese kuki utayabonye ngo uhite ujya kubana n'ababyeyi, kandi icyo gihe se ubwo wabanaga n'ababyeyi? Yego, nabanaga n'ababyeyi, ariko nyine mama yari yarashatse undi mugabo, uwo mugabo tutumvikana, ariko nyine nkaba nari naragize amahirwe yo kugura inkoko mu mafaranga nyine uwo muhungu yari yarampaye, ziribaruka. Zimajije kwibaruka nyine ndangije nyine ndazigurisha, zimajije gukura mbonamo inzu, udukoresho byose nyine. Uwo mugabo se, uwo mugabo ngo mwapfaga iki mugabo wa mama wawe? Ese uravuze ngo mama yari yashatse undi mugabo, ubundi mama wawe kugira ngo ashake undi mugabo nawe nyine wowe mwabanaga udafite papa? Yego, nta papa nagiraga, yari yaradutaye. Ikintu twapfuye rero, bahoraga batongana. Mama akivumbura ati ndazinze ndagiye, mama agahita tukikodeshereza, akongera akamushuka agaruka, yagaruka bagatongana, mama akabasubiyeyo. Gutyo mbirebye ndavuga ati mama rero ntabwo ibi nabivamo byo kuzajya mpora nimukana nawe buri gihe. Tugaruke ku buzima bwawe ukiri umwana, wakuze gute kugira ngo uze kwisanga wabaye marine? Nakuze ndi umuntu nyine utishoboye, nkura mbona mama ashaka
umugabo we bashwana agashaka undi kubera nawe yari afite ubushobozi bukeya. Bigeze aho ngaho nyine ndahimuka, mama nyine arimuka, ariko nyine birangira nabwo basubiranye. Ubwo nyine naje gufata umwanzuro nyine wo kuvuga ngo reka nibana, ariko nk'uko wenda nk'abakurikiye inkuru ya mbere, naje nyine guhura n'ikibazo cy'abantu nyine bandushaga imbaraga bamuhoteraga, ndipfisha. Maze kwipfisha nyine barabafunga, ngiye njya kwa muganga bazi ko nyine napfuye, ariko mpembuka, baravuga ngo ndahembutse, ntinya kuhasubira. Mama nawe yarashatse uwo mugabo, ndatorongera. Maze gutorongera nyine ngenda nitwa ikiragi. Kubakurikiye ubuhamya bwa mbere ngira ngo ukuri kose nyine mwarakubonye. hari umuntu ukubonye aka kanya atari asanzwe azi byinshi kuri wowe, urumva nibo ngende kugira ngo tubwire twe kuko wenda babonye ubwo buhamya bwa mbere, kuko ngo ari n'ukubonye gutya atari uzi ko wise Darina, sibyo? Hari abantu bajya bakubona bwa mbere, byo birashoboka. Ahubwo noneho dukomeze tujya aho ngaho nyine, urangije uravuye iwanyu, sibyo? Ariko hari ikiganiro nabonye wiza kuvuga ngo papa yagufashe ku ngufu. Ntago ari papa wanjye, ni umugabo mama yari yarashatse. Umugabo mama yari yarashatse rero yakundaga kumpohotera. Mama yazinduka mu gicuku saa 10 agiye mu kazi kuko yakoraga k'ukwezi. Umugabo agashaka kumpohotera, nkabyuka nkicara hanze, mba muri ubwo buzima. Bigeze aho ngaho rero ndahava. Nashatse kuguhohotera nka kangahe? Kuguhotera ubundi mu buhe buryo? Buri gitondo uko mama yazindukaga agiye mu kazi saa 10, yashakaga ngo turyamane, kandi nari mutoya mfite nk'imyaka 13 gutyo. Umugabo wa mama agashaka gutuma muryamana cyangwa agashaka kugufata ku ngufu ku myaka 13? Yego. Yigeze abigerageza birakunda se? Oya, ntabwo byakunze, nahitaga nsohoka. Icyo gihe waravugaga? Yego, naravugaga. Noneho rero mama bigezeho barashwana. Bamajije gushwana rero bashwanye bapfuye iki? ngo ntiyarakimuhahira. Mama ngo ntabwo aragihahira papa? Oya, papa uwo mugabo ntabwo yaragihahira mama. Okay, mama we yabyukaga saa 10 agiye hese? Agiye mu kazi, yakoraga akazi k'ukwezi muri Girisuku. Okay, icyo gihe mama se yarabizi ko uko agiye papa ashaka ko muryamana? Wapi, ntabwo yari abizi. Nari ndi muri ya myaka yo kugira isoni, nkatinya kubimubwira. Yabigerageje kenshi, ntabwo yigeze abigeraho na rimwe se ubu? Ntabwo yigeze abigeraho. Ariko hari igihe yari agiye kubigeraho? Hari igihe yaragiye kubigeraho? Mama n'uwo mugabo bamaze gutandukana, turabana. Tumajije kubana habaho ikibazo nyine, barongera barasubirana. Ngiye njya kuba kwa murumuna wa mama. Maje kuba kwa murumuna wa mama nibwo nyine naje guhura n'ikibazo nyine, bakampohotera, bagashaka nyine kunkubita, ndipfisha. Maje kwipfisha njyanwa kwa muganga. Abo babajyana babategeka kumpeka meze nk'umuntu wapfuye, barabakubita. Rero ngiye kwa muganga ndakira nyine, mpita nkira ku kanya. Majije gukira rero ubwo nyine uwo murumuna wa mama nyine aza kundeba kwa muganga, ariko nitegereje neza mbona ninsubira muri ako gace nipfishijemo bari buvuga ati gutahise akira aka kanya abandi babafunze kandi bana bakubise. Ntinya kujyayo. Nekereje nyine ko uwo muganga waripfishije bafunga abantu bagira ngo bakwishe. Kuko nyine naripfishije, bari bankubise, ndavuga ati aba bantu n'ubundi bashaka guhita banyica, reka nipfishe. Ako none aho nkiriye rero ako kanya ntinya gusubirayo. Abantu se bigeze babafungura? Barabafunguye, babafunze icyumweru nyine, bafata amakuru ko nakize bahita babafungura. Nyine bo banjyanye bazi ko ndi guhumeka umwuka wa nyuma nyine. Okay, tuvuga ngo none umunsi waje gufata umwanzuro wo kubatereka nigira ikiragi, ibyo byagenze bite? Ikintu cyabiteye, nararebye nyine muri ya minsi nyine, nararebye marije kureba, ndavuga ati nitsubira hari ahantu nipfishije baranyica, barankubita, bazihorera bari abana. Nanone ndareba ndavuga ati sinasubira aho mama yashatse, n'ubundi uriya mugabo azongera amuhohotere. Noneho mbirebye gutyo, ngenda mfata umuhanda nyine, nagera ku muntu namusaba ubufasha, akambwira ngo uracyari muto, yasubira mu ishuri.
wowe negereye namusaba ubufasha ngo uracyari muto usubira mu ishuri, ngo urwaye icyo ufite ikihe kibazo. Nanjye nyine ndareba maje kwitegereza neza ndavuga ati ndabona nta kibazo na kimwe mfite, nta muntu wamfasha. Ndavuga ati ngiye kuba nk'umuntu utavuga kugira ngo nkunde nyine mbeho kuko nta hantu mfite ho kujya. Mbikora gutyo, mba ikiragi, maje kuba ikiragi mba n'igipfamatwi, ndagenda nyine njya Kayonza, mba muri ubwo buzima, mbubamo nsaba, bampamagara kiragi, ariko nyine nkazajya mbandikira mbabwira yuko nyine nzi kwandika, mba muri ubwo buzima, nterwa inda, bamaze kuntera inda nyine igeraho ikura, ubuyobozi burambona nyine akarere karavuga ati reka tukujyane kwa muganga, ati nta hantu ufite ho kuba, kandi nta n'ahantu nyine bashatse kumbwira ngo mbereke mu rugo, ndatinya, ntago nari bwemere ko bansubiza kwa mama n'uwo mugabo yashatse. Narabihakanye ndabwira ati ntago mpazi, kuko sinashakaga ko ansubiza kuri uwo mugabo nyine yashatse, bahita banjyana kwa muganga. Ariko nyine baravuga ngo bagomba kuzajya bamvura mpaka nyine nkize, kuko n'ubundi ngo byamfashe nyine ndi mukuru. Bigenda gutyo, bimaje kugenda gutyo rero ndareba noneho nkumbura kuvuga, numva nkumbuye kuvuga, ndavuga ati ndapfuye. Hari ahantu nyine hari abantu benshi nyine nta buryo na buke navugamo, bakazajya bampa imiti ituma nkira, bikagenda gutyo. Ariko nyine noneho mfata fone, usomaga imiti kandi uri muzima, bayimaye nk'inshuro ebyiri, bwa gatatu nifatira umwanzuro, ndavuga nti urabizi ntabwo byakunda, sinshobora kugumyamo imiti kandi nta kibazo mfite. Mpamagara nyine umwe mu baganga banyitagaho, ndababwira ati urabizi nakize rwose, ndi muzima. Barishima nyine, baravuga ati wakize, nyine ibyishimo biba byose. Ako kanya rero nibwo mama nyine nawe yaje kumenya aho undi naranabyaye, aza kunyenda, ariko mpura n'ibibazo, nsanga n'ubundi yashatse undi mugabo utari wawe, nibwo undi yashatse ngo yari yaritabye Imana. Noneho rero birangije nyine uwo mugabo turabana, yari umugabo witonda pe, ariko nanone akaba yaragiraga amahane ku rundi ruhande, yangaga abantu benshi mu rugo, agashaka ngo urugo rube rutuje nta kavuyo karimo. Noneho mama rero yabura rimwe agatuka uwo mugabo, bagatongana. Mama noneho ni wa muntu utazi kwihangana, yivumbura vuba, akajambo kose umubwiye kabi ahita yivumbura ati ndagiye. Tukimuka, twaba twikodeshereza akongera agasubirayo, akaguma muri ibyo rero. Mbere ndavuga ati ntabwo ibi bintu nabivamo, reka njye kwikodeshereza. tugaruke nyuma gatoya. Wowe se wari usanzwe uzi ko burya rero hari abantu bajya bateka imitwe, ukabona yafashe akaboko yagahinnye ngo yigize ngo yagahiniye mu mupira, ngo yigize ngo ufite ubumuga bw'akaguru. Ariko se wari usanzwe uzi ko abantu batavuga babaho bate, kugira ngo umenye, ujye kumenya uburyo bagomba kubaho, tekinike zose, kuburyo umuntu atakuvumbura. Ibyo bintu wabikuye? Nuko umuntu adashaka kuvuga n'ubundi atavuga, niyo mpamvu. Kandi ukuboko ko isaha n'isaha umuntu yaguhindukiza, yakubibona. Kandi njye nashakaga kuganira n'abantu, nari narabaye n'inshuti n'abantu benshi, ariko nyine tukazajya twandikirana. Kandi njye nubwo nakundaga ibintu byo kuvuga amagambo menshi, naravugaga ati hatazajya hagira n'umuntu mata ibibazo ngo byagenze bite, nyine nkazajya mbikora nandika. Ukazajya wijijisha, nyine ukabikuka abashaka kuvugisha ukabandikira. None se uri ko abantu bafite ubumuga bwo kutavuga hari uburyo bavugamo nk'ikiragi cyangwa wowe nta kintu na kimwe wakoraga? Ntago biriya bintu nari bubivuge, njye nababwiraga kuko nyine baravugaga ati ubungubu ubwo byamufashe vuba, ntago yavuga nk'ibi biragi bibisanganwa. Ubwo nyine bakanyizera, bakangirira impuhwe. Niyo mpamvu nyine nifuje nyine kubabwiza ukuri, kuko nyine kubaho mbona baramfasha n'umwana wanjye buriya kuba ageze hariya nibumbikesha. Niyo mpamvu umuntu mbafata nk'ababyeyi banjye, niyo mpamvu umuntu aba adakwiye nyine guhisha umubyeyi w'ikintu nk'iki. Nese nk'iyo wicaraga nimugoroba ugiye kuryama, muri iyo minsi wari wayigize umuntu utavuga, wumva kumeza ati ese basi hari amasaha wagiraga yo kuvuga, basi ukavuga ati reka ndirimbe cyangwa se nduhure mu kanwa? None se ko umujyi wose wari ubizi, ubwo wari bubyumve yari buvuge ngo ki? Cyakoze hari igihe napangaga kuvugira kuri fone, nkavuga ati ngiye kuvuga nka Darina,
mfate fone manuke njye pfo mu kabanda ahantu mu cyaro ubundi neritane n'abahungu niyita Dariana nongere mite nzamuka niko nabikoraga nka buri cyumweru mbega. wabayeho imyaka ingahe warigize umuntu utavuga? Imyaka ine. Ine? Imyaka ine yose wumvaga se amaherezo yazaba yayo? Numvaga ntazi amaherezo yanjye pe, numvaga nyine ntanabyitayeho, numvaga icyambere ari uko ndya nkaryama. Ukarya wenda usabye abantu ukajya ahantu bakwita ngo kirage. Hanyuma ariko hari n'abantu sinzi waravuze ngo hari abantu bamwe bavugaga ngo uravuga cyangwa iki, ntabwo nyine hari n'abagukekaga buriya? Baranyekaga ariko ngiyewe nkakoresha uburyo nshoboye mbyumva nyine nkabyirengagiza, bakavuga ati nyamara uyarumva. Noneho rero nge ikintu cyatumaga nyine ngira ngo batanyeka nuko nababwiraga ko byamfashe ndi mukuru, kugira ngo n'uwari unzi mvuga atazagira ngo atazahita avuga ati uyu yaravugaga, kuko avuze ati yaravugaga bahita bavuga ati n'ubundi byamufasha kuza. Babikubazaga gute se ubundi buba biyongoza? Bikiraga kuri fone mugahura bagashaka kubikubaza. Okay, gusoma no kwandika byo wabimenye ryari? Narigaga. Wize kugeza mu kangahe? Mu wa kane primaire. Muri kano kanya ni ibihe bintu uziretse gusoma no kwandika ufite ubumenyi bungana iki mu byo ukora? Mfite ubumenyi bwinshi cyane, bwinshi ngira ngo ubumenyi ariko bwanjye ntago ari ubumenyi nyine bwo gufata ngo nkore ikiyedi ngo nubake ngira iki, oya. Ubumenyi mfite ni ibintu nyine byerekeranye na technology, ibintu nyine nk'ibyo byerekeranye na smartphone. Mfite smartphone nazajya nkoresha y'inshuti nkabasha kubaho, nkashyiramo amajwi, nkabihinduranya n'amafoto, nkagira ibintu mvuga, urugero nkavuga inkuru z'urukundo, nkakoresha na PayPal nyine rwa rubuga bahemberwaho nyine bakoherezaho amafaranga. Ibyo byose nkabikoresha. Hakaba hari n'ubundi buryo rero game, iyo game yitwa Kit Racing, nyine ya game batwara amamodoka nyine bari mu marushanwa. Narangiza nyine nkayikina. Rero hari ahantu ujya muri setting nyine z'iyo game bakakwereka ko hari ahantu ukwiye gushyira nyine nimero za handi nyine wemerewe guhemberwa, urugero nimero ya banki runaka cyangwa nimero ya PayPal. Ubwo rero iyo ubikoze gutyo bahita bakoherezaho nyine amafaranga nyine watsindiye uri gukina game. Urabizi nyine ko iyo uri gukina game iyo isoje barakubwira ati watsinze neza wini, bagahita bakwereka amafaranga utsindiye. Bamwe rero iyo babibonye ntago babiha agaciro, babona ari amanota kandi ntago aba ari amanota, ahubwo aba ari amafaranga. Ubwo rero iyo bigenze gutyo uhita ushyiramo bahita bakubwira ngo ushyiramo ID card nyine, ugashyiramo za nimero zose, wamara kuzishyiramo nyine bakayakohereza wayatsindiye rwose. Wigeze gutsinda amafaranga kuri game se baraguha? Narayitsindiye igihe wa musore twakundaga yampaye nyine impano ya smartphone. Nibyo nabikoraga niyicariye pe mu rugo, ikintu byansabaga ni mega zonyine. Barayatsindiye se? Kumana nyine iyo game iburushye ariko rero game zose hari igihe biba birimo, kuko nyine hari n'umuntu wanyeretse smartphone nyine ndebye game irimo, ngiye muri setting mbona nabyo birimo, ariko nyine habura nyine iyo ID card nyine umuntu yashyiramo kugira ngo bayamuhe, kandi ntabwo yashyiramo nimero ya phone ngo bikunde. Hanyuma tukira kuri smartphone twaje tuguhamagara inzira zose telefone yawe idacamo. Kuko icyo udatunga telefone kandi wangiza ugakora bino bintu byo kuri media, bino ni ibintu bisaba ko nimba ukoze ikiganiro ubu ufite telefone iri active, kuko wenda hari abantu bakumenya ahantu bifuza kuvugisha, sometimes nabo usabye ubufasha arabashaka kugufasha, ariko se umuntu yagufasha gute kandi nta communication ya telefone itari? Ni ubukene ndimo kubona phone biragoye. Phone mfite ni ya gatushe, nta rugi igira, ndayitega kandi iyo nyiteze ntago igumamo, mbega nyine yarapfuye na network zavuyemo ku buryo umuntu ashaka kunshaka nyine akambura neza. Impamvu nyine nkeneye n'ubufasha bwa phone, yaba gatushe cyangwa smartphone. Ariko ndamutse mbonye smartphone ndabizi neza yuko nagera ahantu kure cyane. Ukeneye ni smartphone kugira ngo ube kwagera ahantu kure cyane. Yego. Twabibonye noneho tugiye hano sinzi ufite ibyumba bingahe? Ni icyumba na salo. Urwanamo n'umwana wawe gusa? Yego. Ako buriya ntabwo uteganya kuzashaka nk'umugabo mu gihe kiri imbere? Ntabwo mbiteganya pe, nzabanza mbanze ngere kure ari njye ubyifashijemo,
ngire kure, mbona amahirwe mbanze ndere umwana wanjye akure, iby'inkundo bizaza nyuma, nubwo ntazi n'igihe bizazira, nta n'uwo niganya. akenshi hari igihe umuntu avuga ati ndashaka kugera kure, mfite plan izi n'izi kandi nizeye ko zizangeza kure. Ese wowe ku giti cyawe ni ikihe kintu wizereyemo, ndabyumva uri guteganya kujya kure, ni ikihe kintu wizereyemo wumva ko kizakugeza kure? Plan mfite, nshaka kubona amafaranga, nyine mfite amahitamo mabiri, ariko plan ya mbere ni uko nabona smartphone, plan ya kabiri nkaba nabona amafaranga, ngakora ubworozi bw'inkoko zikampa amafaranga, kuko nyine n'ubu njya gukodesha bwa mbere nizo zari zayamaye, kandi nayo naguze inkoko imwe yonyine, inkoko nyine ntabasha kubara. Rero plan zangeza ku bintu nk'ibyo ni ubworozi bw'inkoko, nkaba mfite na smartphone yanjye. Hanyuma hano murya gute, muhaha mute? Hano njya n'amaseye nk'umuntu, ariko nyine kubona akazi ko kumesa biba bigoye. Iyo mfite umwana nta muntu wampa akazi, ikiyede nacyo nta muntu wampa akazi. Izi interview nazo nzibona rimwe na rimwe, ariko nyine niyo mbonye interview mba mbonye nyine nk'ayo guhahisha inshuro ebyiri, ariko nyine biba bigoye. Biba bigoye. Okay, nta kibazo, buri Imana izagenda ibihindura. Hanyuma ukurikije uburyo wakuzemo, uburyo ubuzima bwawe bwagiye bugenda mu buto bwawe, basi ubona hari impinduka muri kino gihe biri gutanga? Ese ubona hari ikintu, hari ishusho basi biri kuguhereza? Yego, ni impinduka zikomeye, nabashije kuruhuka, mvuga ukuri. Ubu ngubu iyo ntaza kugira ahantu rusange wenda ngaragariza ukuri kwanjye, n'ubundi mba nkibyimbye mu mutima wanjye, nyine mba mfite agahinda. Wigeze kwanga abantu bigeze kukwita amaneko? Banyitaga amaneko kuko nyine babonaga mfite smartphone kandi bakabona ameze nk'umusazi, bikabacanga nyine. Icyo gihe uri ikiragi waba ufite smartphone? Nari nyifite kuko nyine bayimpaye n'ubundi ntavuga. Kuko nyine najyaga ngira hepfo nyine nkahita mvuga nyine, nkateretana n'uwo musore agahita nyine, nibwo yaje kuyingurira. Rero umunsi umwe umuntu arebye abona mfite phone idasanzwe iri mu ijana na biramucanga, aravuga ati nyamara uno muntu ni maneko pe. Natira umuntu smartphone yareba uburyo nyikorogoshora, yareba uburyo nyinjiramo, nawe akavuga ati uno muntu ni maneko pe, bikamucanga. None se uravuze ngo bakubonaga nk'umusazi, kandi wigize umuntu utavuga urangije unigira n'umusazi icyarimwe? Nkishyiramo ibisatsi nyine mbizi, kugira nkishyiramo nyine ibintu by'imisatsi, byatumaga nyine mbaho ubuzima bworoshye cyane. Ako numva ko mba numva ubuzima bumeze nk'aho bwakugoye. Se hari igihe kigeze kugera wenda ukumva ushaka kuba wapfa? Gupfa bwo bije nyuma nyine. Ubwa mbere nyine nibaza icyo nzakora ngo mbeho, numvaga napfa nyine, ngo mve aho mama yabaga, numvaga napfa. Ariko ndavuga ati reka n'ubundi aho kugira ngo mpfe, reka nigire umuntu w'umusazi, n'ubundi nasaze kera mu mutwe. Ariko ubu ngubu Imana noneho, ubu ngubu nibwo mba numva napfa, ariko nyine natekereza ko nyine mfite umumararungu ari uriya mwana, nkavuga ati uyu nguyu niwe uri kundindira ubuzima, kuko nyine hari igihe isereri nkubita nkabura epfo na ruguru, umwana akarira nkumva nyine n'imodoka nayishoramo. Ariko nyine natekereza ko nyine hari umwana Imana yamaye, kandi akaba ari uri kugenda ngeza ku bintu byiza, ngahita nyine mbireka. Ujya wifuza gupfa? Ndabireka, ariko nyine mpita ndeba umwana ametse nkavuga ati uyu nguyu we wazangiza kure, reka niko gutekereza gute. Uka kwifuza gupfa ryari? Buri gihe mbitekerezaho, buri gihe nyine, buri uko nashobewe niko mbitekereza, buri uko nyine byanshanze niko mbitekereza. Ako nyine hashize nk'iminsi 2 mbitekereje, ariko buri cyumweru ndabitekereza. Cyumweru utekereza gupfa? Ariko hakaba hari ikintu kimwe kintangira, akaba ari uriya mwana. Umwana niwe ugutangira ukanga kumusiga, aramusize ku isi wamuhemukiye, buriya ugomba kumurinda. Kuko hari n'igihe bavuga ati kugira ngo njyewe, kubera ukuntu mukunda, mba mvuga ngaho kugira ngo ansige namusiga. Urumva nyine mba nifuza nyine kumubona iruhande rwanjye. Umwana ni umugisha, ntuzabikora ibyo bintu, kuko urumva ni nawe muntu mubanya abona ubuzima,
umuti muntu se ubu ngubu hari umutipe ufite ugutereta se basi ngo ati mfite umuntu mba hafi wenda abahungu b'ubu se aha ni ukubabona bagenda n'impamvu nyine ngiye nta muhungu n'umwe nshobora kuba nakunda. Umuntu aba ategereje uwa nyawe nyine ureba ukavuga utuye turi umwe, naho ab'ubu ngubu si ubu wabona n'umuhungu bwa mbere mu nzira akaba arakubwiye ngo nagukunze tubana ubwo ugahita uvuga tuyu niwe Imana yandemeye. bijya biba Ntago wahora n'umuntu bwa mbere ngo umukunde. bijya biba hari abahungu bajya bashaka kugutereta Yego baba babishaka ko nyine ntabwo ari uko baba bankunze. ubona bashaka iki N'ibiriya bavuga nyine byo kuryamana nyine nibyo baba bashaka. kandi babona uhetse umwana Yego komana barongora n'uwabyaye uwo munsi nawe baba bamushaka. okay hano hantu rero utuye wibaniramo n'umwana wawe sibyo nabonye ufite abaturanyi benshi sibyo ariko nanone aho ni inzu ubamo uri umuntu muri ibyo ari byo byose hano bagufata nk'umuntu wamamaye ntabwo byari gutera ikibazo bitewe n'inzu ugatahamo ariko kuri media abantu bamaze kukumenya ni benshi pe ni benshi ariko ukabona nyine muri karitsiye bagufata gute kwanza nabo ntekereza ko si bagufata nk'umusitari si ubu nabo bo kuko nabaye umusitari n'ubundi tuziranye ntago bajya babikaza cyane abo muri aka gace bo muri uyu mudugudu, ariko nyine mu mujyi wa Kayonza bwo nubwo banze barabizi ko ndi umusitari cyane. ko nundi aho uri umusitari na nari umusitari nitwa Kiragimba umusitari bwa kabiri mvuga nka Dari nabo nyine buri gihe mbabera mushya mbega. iyo urebye ubona intego y'ubuzima ubona ubuzima bwawe bwerekeza he ubona ahazaza hawe hameze gute bitewe hari igihe ubona ishusho ukavuga uti njyewe ndi umuntu waciye hano hantu hari habi cyane ariko bitewe n'ukuntu mbona ubuzima mbona bishobora no kuzagenda gutya umunsi umwe nyine umwana wanjye azaba yiga mu ishuri mba mu nzu nziza cyangwa se wenda nkodesha inzu nziza ndi icyamamare ndi umukinnyi wa komedi niko mba ndi kubitekereza umwana wanjye atishwa n'inzara atabura y'ishuri niko mba mbitekereza. ese ko mbere wabaga wenda uzi ureba amakuru agezweho uzi ngo hagezweho iki ubu ngubu uracyabikurikirana ngo ubimenye ntabwo nkibimenya kuko natacingira wenda buri Imana izayiguha siyo umwana amaze kugira imyaka ingahe afite umwaka n'amezi 3 tuzakora ikiganiro ubutaha dusobanura uburyo bagufashe ku ngufu nabyo uzabitubwira tubimenye uburyo umwana wawe yakuzemo sibyo iyo ni story y'ubutaha sibyo ahubwo uyu munsi nashatse ko dufokasinga ku buzima bwawe ubayemo aho uba uko utuye ibyo urya nyine ubuzima bwawe abantu babumenye sibyo naho ugira ikintu kuko ugiye kunda kuza ugasangiza abantu inkuru ejo bundi ukabasangiza inkuru ngo ntago navugaga ngo niganye Darina ngo byagenze gutya na gutya uyu munsi none nagira ngo tuganire ku buzima bwawe kandi utuhereze detail nyine ndi umuntu ubayeho gutya ndi umuntu ukora ibi watubwiye ko ukora utunzwe n'akazi ko gufura sibyo ikarize nabonye harimo n'izuba ryinshi n'iki twabuze n'amazi kubera izuba ntabwo ujya unavomera abantu se kareka njya akazi kanjye no kumesa kuvomera abantu nabikoraga nkiri muto mvomera bari kubaka se nahora z'amajerekani metse umwana ugira ngo bigakunda kumesa no guhagurura niko kazi kanjye. ujya kumesera ahantu uhetse umwana yego ubwo nyine iyo ntashye naronse ndateka ubwo nyine wenda ariko nyine iyo mbonye ako kazi nkaronka wenda nta nyiri ibyondo mfite ndayabika nyine nkagenda nyasevinga nakegera umuntu nabona yishoboye nkamwinginga ati mbabarira rwose ndwaneho dore ibintu bimeze nabi umwana arashonje akaba mpaye ayo guhahira umwana ariko nkavuga ati ntabwo nagenda mvuga ngo naya nyiri ibyondo mpita mvuga nyine ay'ibintu byoroshye cyane bati umwana arashonje bakababara yamaye nateranya kuri yandi gutyo nkabona ndarucitse ariko ntabwo nifuza ko nzakora nyine mpora ndi wa muntu uvuga ati ndakwinginze mfashe ntabwo mbyifuza ndashaka nyine ko nzakora ahubwo ari ngiye baza bambwira ngo mbafashe. uheruka kurya ryari shimeruka kurya nijoro urya kangahe ku munsi
Ndya rimwe, ndya buri joro gusa. sasa ntabwo ugera Kuko nyine umuntu iyo ariye saa sita ajya kugeza nijoro n'ubundi yashonje. Niyo mpamvu nyine biba byiza kurya nijoro kugira ngo basi umuntu arare yumva ameze neza. hari igihe ujya ubwirwa ukanaburara se Cyane rwose bibaho, nkongera nkanabwirirwa ahubwo wenda nkongera kurya mu rindi joro. iyo watetse se ukunda guteka iki n'ibihe biryo bikunda kugufata mu nda ukavuga ati bino biryo nibyo nirira kugira ngo ngire ubushobozi bwo kongera kurya irindi joro? Ibirayi cyangwa se intuzi, ibijumba. Amafaranga uheruka guhahisha uri guteka wari wayakuye? Ni umugiraneza nyine. Nyine mbikesha nyine kiriya kiganiro mperutse gukora navugishije ukuri, nicyo kintu nyine cyayamesheje. Buriya nyine bagita wankoresha ikiganiro yarambwiye ati rero nubwo ngukoresha ikiganiro akira amafaranga utaza kuburara kandi waje hano. Ubwo rero nageze mu rugo na nimugoroba ndareba, ariko ndareba amajije kureba nyine ndavuga ati ntago nateka kuko nahageze mu gicuku byahatari nyine ndeka guteka ngurira umwana nyine ka cyayi, ariko nyine bukeye nyine ndateka ibintu nyine bigenda neza. Niyo mperuka nyine niyo nakuye nyine mo icyo guteka, ariko nyine iyo ntagikora kiriya kiganiro n'ubundi mba naraburaye nkabwirirwa. Kadushimire bagiti wagufashije. Okay, hanyuma noneho reka turebe Famille. Watubwiye ko wabeshya abantu ko uri ikiragi, wigize ikiragi, wigira Darina, wigira iki? Kuvuga ngo niyo banga uheruka kumenera abantu uko wari warigize umuntu utavuga. Ngo nta n'ibindi riri inyuma pe. Nicyo kibazo nendaga kukwaza, nta kindi kintu Ntacyo. Hari n'abantu bari kumpamagara bambwira ngo mbwire iyo game. Kubabwira rero iyo game mbibabwirisha umunwa biragoye cyane kuko haba hari amagame menshi. Kereka wenda ngize amahirwe wenda nkabona smartphone, namara kubona iyo smartphone nkazajya noneho nkazajya nanayikoresha nibonera amafaranga nyine nkayirangira abantu kuri YouTube bakayireba nkabifata nyine natana kuko nyine mfite na YouTube channel yitwa Miss Fake Darina. ese abantu bari kuguhamagara gute kandi twebwe turi kukubura ahubwo? Njyewe hari igihe nyine ubu banambuze, hari ukuntu nyine ngira Imana najya ahantu hari aka network phone iri kwaka bakaba barampamagaye. Nyine bamara kumpamagara bakambwira ati tubwire iyo game. Kuyibabwira se nago kereka wenda mfite smartphone wenda bakazajya banyandikira WhatsApp nkafotora screenshot y'iyo game nkayibereka. Naho rwose kuvuga ngo genda wandike gutya ntago byakunda. Hariya tujya kwagarukiye mu kangahe? Mu wa 4 primaire. Icyongereza uzi wagikuye he? Cyo ntago nigeze nyimenyera mu ishuri kuko nyine mu ishuri nari umuswa, nakimenye ni mvuga nka Darina nkacyandika. Umungu twaturi kuganira mu cyongereza nyine avuga ati Darina no musirimu ubu ngubu azi icyongereza bikancanga, avuga ati ibi ni ibiki. Rero nibwo naje kukiyigisha nkoresheje translate. Translator wayimenye ute? Narayimenye, naranditse ngo wenda nkandika ngo you okay in English, nako nkandika ngo amahoro kuri wowe in English, nkaba ndabibonye mpita mbona ko bituruka kuri urwo rubuga nyine mpita ndujyaho nkoresheje gatushe kandi abariho nyimenyera nyine. Ubuzima bwakwigisha byinshi cyane kabisa. Ubushize wigeze kutuga ngo wari ufite iye business, hariya ni business wigeze gushinga mu isoko. Tubwira ukuntu byaje kugenda. Business yari yo gucuruza ibishyimbo bikaranze, intoryi nyine bitetse neza hamwe na capati n'icyayi n'amandazi, bakazajya nyine baza mu isoko bakarya, cyangwa se nkateka imvange y'ibirayi n'igitoki nkabashyira nyine mu isoko kwa kundi nyine baba bashonje bakavuga ati hari ibiryo bakaza bakarya. Wabijyanaga mu isoko byari byatangiye ko nabigura se? Barabigura cyane, barabiguraga mu minota mike bikaba birashize. Numvaga nyine nindamuka nyine ngize Imana nkagumya kubona amafaranga nzajya nteka byinshi cyane. Niki cyatumye wararetse kubikora? Umwana yarandwaranye, ndwarana ikibyimba kiramurembya, ibyo nari nararanguye byose birancanga,
nkazajya nyine mbitangira makeya kugira ngo binamvire mu rugo bitazangirika, mbega amandazi nkayatanga nyine mpita nyine ngwa nsigarana ibikoresho byonyine. Ubu ngubu ni ibikoresho byonyine nifitiye, nabyo nanze kubigurisha mvuga ati hari umunsi wenda nzabona nk'amafaranga ngeze ku gishoro, bikaba ngombwa ko ntabona menshi atuma wenda nagura ibikoresho, avuga ati ubwo nimbona amafaranga nibwo nzongera nyine nkatangira nyine gukora nanone. amafaranga yagusubiza ku gishoro se ubwo aba ari nk'angahe? Ni nk'ibihumbi 100. Amafaranga urya wenda nka kunywa ku munsi, wambwiye ngo urya rimwe ku munsi, buriya iyo hano kuri inoze ibintu by'inaha bishobora kuba bidahenze cyane, aba ari nk'angahe? Mwatubwire n'ay'inzu byose. Ku munsi ndya nk'icyatanu. Ay'inzu ubwo aba ari angahe? Ni 8. Abantu bari kubyumva nyine bamwe babishoboye bashobora kuba bagusapotinga akajya ikintu bagufasha. Ubushize twigeze gukorana ikiganiro uvuga ko ufite ikibazo cy'uko ushobora kuba wabuze ukuntu wishyura inzu, kandi ngo iminsi ngo yari yageze, urumva cyagera ariko wabonye umuntu ugufasha? Nyine byarangiye nyishyuye, ako nyine ndumva ari umuntu nyine wampamagaye agahita yanyoherereza. Ese ubundi smartphone yawe byagenze bite ubundi iyo yagiye? Iriya ntago yari phone, uri kuba iyo wa muhungu yanguriye. Hari iyo nakubonanaga ubundi imbere. Iriya phone narahubutse ndayigura ntabipanze, nyigura mvuga ngo abantu bo hanze bazajya bambona, batangira no rwose nkijya kuri WhatsApp batangiye kumpamagara, abari mu nzira zo kumfasha baraza, ariko bihita bizamba phone ihita impfana ako kanya, ngurisha ama PS nkuramo 3,000 kandi nayiguze 30,000. Yaragupfanye urayigurisha? Yarampfanye ngurisha ama PS, bayiguze nyine nk'abagura ama PS kuko yari yarapfuye. Nabimenye nyine ntinzi, iyo nza kubimenya nkigurira basi iriya ya Veni kuko niyo phone nziza cyane, iriya ya MTN cyangwa ya Airtel. Ufashe umwanzuro ugatereka nawe ukora indirimbo, ese kubera iki wafashe umwanzuro wo gukora indirimbo kuko nta kindi kintu wari gukora? Indirimbo ntabwo njye nari bufite amafaranga ngo nyishyure kuko ndi umukene. Umuntu yampaye support arambwira ngo reka ngukorere audio, ubwo nyine uzareba undi muntu ugufasha, njye nta bushobozi bwa video mfite, ubwo umuntu numubona akagufasha uzahita ukora na video ubundi ugere ku cyo wifuza. Iyo urebye ubuzima uri hano hanze sibyo, ubona ikintu kiba gikeneye gufasha umuntu ari uko wenda ushobora kuhamufasha muri ibyo bintu byo gukora indirimbo byo kwinezeza, cyangwa icyambere no kumufasha mu buzima bw'ibanze? Yego, icyambere no kumufasha mu buzima bw'ibanze, sibyo nyine ko yari yamfashije nyine uko ashoboye, nese ko yari afite studio kandi akaba ari cyo kintu cyonyine yamfasha kuyinkurira, kuko nyine yari yumvise ko mfite impano yo kuririmba. Impano se urayifite koko? Narabizi ko uyifite cyane, ndayifite. iyo abantu ushobora kubaririmbira aka kanya bati ko karabishoboye. Yego, iririmbire twumve, cyangwa mbumvisha ku ka audio. baririmbire wibumvishe ka audio. Sinumva ukuntu warwaye umutima wanjye, gusa nanjye natwaye wowe, kandi I promise ko nzagumya nkwizeye, I promise ko nzagumya nkwizeye, ndi umwamikazi wawe, ndi umwamikazi wawe. Hari aho unyura bakikoroza bakimugaza bakicumbagiza ngo barebe ko wabageraho, umutima narawutwaye nibatuze, izina ryanjye niryo ryawe nibatuze, umutima warawutwaye nibatuze, izina ryanjye niryo ryawe nibatuze. Urakoze cyane, reka mushimire. Gutsana za nimero zawe za telefone. Uwifuza kumpa sapoti yakandika 079 28 029 143. Ni ijambo mva wabwira abantu babonye kino kiganiro? Ijambo nababwira ni uko nyine mbinginze ko bamfasha, kandi nyine nkaba nkeneye nyine ubufasha bwabo, bakangirira impuhwe bakirengagiza nyine
ibibazo ndimo, bakirengagiza ibyo bifite nakoze, bakirengagiza ko nababeshye bakamfasha. so warakoze cyane.